Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu, amazina yanjye nitwa Marita Karasira. Dukomeje gufatariza hamwe gusoma igitabo cyo kugana Yesu cyanditswe na Elina White. Tugeze ku gice cya 11, amahirwe yo gusenga. Imana ivuganira natwe mu byaremwe n'ibyahishuwe no mu buryo iturinda nuko ituyoboza umwuka wayo. Ariko ibyo ntibihagije, akarusho kadukwiriye kandi ni ukuyiyegurira tumaramaje kugira ngo tubone gushyikira ubukristo buzima butari ubw'ibyitiriro bushyushye. Dukwiriye gusabana na Data wa twese wo mu ijuru by'ukuri, bitari urumamo gusa. Burya tubasha kumutekereza, tubasha no kugenzura imirimo ye n'imbabazi ze n'imigisha ye yose. Ariko rero ibyo si ugushyikirana nawe no gusabana nawe by'ukuri. Kugira ngo dushyikirane n'Imana, dukwiriye kugira icyo tuyibwira cyerekeye ibitubaho bidukikije. Gusenga ni ukugururira Imana umutima nk'uko twashyikirana n'inshuti magara. Icyakora igituma dukwiriye kugenza dutyo si ukugira ngo tumenyeshe Imana uko turi, ahubwo ni ukugira ngo tubashishe kuyakira. Gusenga ntikutumanurira Imana, ahubwo kuyitugezaho. Yesu akiri mu isi yigishaga abigishwa be uburyo bwo gusenga. Yabigishaga kujya bikoreza Imana amaganya yabo uko bukeye n'uko bwije, no kuyitura imiruho yabo yose kuko ibitaho. Isezerano ry'iremamutima Yesu yabasezeranije ry'uko imisabire yabo izumvirwa niryo yadusezeranije natwe. Yesu akiri mu isi yasengaga kenshi. Umukiza wacu yihwanije natwe turi abakene n'abanyantege nke, nuko ahinduka utabaza wingingira se kumwongera intege no kumugaruriramo ubuyanja, kugira ngo abashe kwiyumanganya mu byago abone no kurangiza inshingano ye. Niwe cyitegererezo cyacu mu bintu byose. Asangira natwe intege nke zacu. Yageragejwe mu buryo bwose nkatwe, ariko kuko azira icyaha, umutima we wazibukiraga ibibi ugahora ubyitarura. Yihanganiraga amagorwa n'agahinda gasaze ari muri iyi si y'ibyaha. Kuko yenze akamero k'umuntu, nicyo cyatumaga yiyumvamo ko gusenga ari ngombwa, ndetse ko ari amahirwe amuhesha umugisha. Gushyikirana na se kwamuzaniraga ihumuro n'umunezero bitavugwa. Umukiza w'abantu ari we Mwana w'Imana, ko yumva akwiriye gusenga nkanswe twebwe abanyantege nke b'abanyabyaha bapfa. Data wa twese wo mu ijuru ategereje kudusukaho imigisha ye itagabanije. Ni amahirwe yacu gukundirwa kunywera ku isoko y'urukundo rutagira akagero. Mbega uburyo kugira ubute bwo gusenga ari akayobera! Imana yijihijwe no kumva gusenga nyakuri k'umwana wayo wese, naho yaba ari uworoheje hanyuma y'abandi bana bayo bose. Nyamara ubwo bimeze bityo, dukunda gusengana itendwe tugira ngo tumenyeshe Imana ibyo dukennye. Abantu batagira ishinge n'urugero b'abakene n'abatinde bakunda gushukwa iyo banze gusenga. Uragira ngo abamarayika babatekereza bate, kandi Imana irangamiye kubaha ikiruta icyo babasha gusaba ndetse no gutekereza? Abamarayika bo bakunda kuramya Imana bifuza kuyiba bugufi iteka, nicyo gituma bishimira gushyikirana nayo bikabarutira byose. Nyamara abatuye mu isi bo ari bo cyane cyane bakwiriye imfashanyo itangwa n'Imana yonyine, basa nk'aho banyuzwe no kubaho bigomwa umucyo w'umwuka wayo, ihirwe ryo gusabana nayo. Umwijima w'umubi ugota birengagiza gusenga, n'ibyongororo by'ibishusho bye bikabatera gukora ibyaha. Ayo makuba yose bayaterwa n'uko batita ku ihirwe Imana yabagabiye, ari ryo gusenga. Mbese n'igituma abahungu n'abakobwa b'Imana bagira itendwe ryo gusenga, kandi gusenga ariko rufunguzo ruri mu ntoki zo kwizera, rukingura inzu y'ububiko yo mu ijuru irimo ibyadukenura byose bitangwa n'ushobora byose. Nitudahora dusenga turi maso, tuzatwikize mu kaga ko gutentebuka no guteshuka inzira itunganye. Umwanzi ahora ashakashaka uko yatuvutsa inzira igana ku ntebe y'ubuntu, agira ngo atugomwe ubutwari n'imbaraga yo gutsinda ibishuko bibonwa n'usenga yizeye kandi abishishikariye. Hariho impamvu zimwe zituma twiringira ko Imana izumvira gusenga kwacu. Iya mbere yo muri zo ni uko twiyumvamo ko dukeneye Imana ko idufasha. Yasezeranye iti, ufite inyota nzamusukaho amazi n'imigezi ku butaka bwumye. Yesaya igice cya 44 umurongo wa 3.
abafite inzara n'inyota byo gukiranuka bakahagizwa no gushaka Imana babasha kumenya badashidikanya yuko bazahazwa. Dukwiriye kugurura umutima rwose, kuko iyo bitabaye bityo tutabasha gusukwaho umugisha w'Imana ngo tuwakire. Ubukene bwacu nibwo burusha byose kuduhagarika no kuturengera ku Mana kuruta uko twakwiregura. Ariko rero tuba dukwiriye kwingingira Imana kubitugirira. Iravuga iti nimusabe kandi muzahabwa. Pawulo nawe ati itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kuduhera byose kuri we. Matayo igice cya 7:7 n'Abaroma igice cya 8:32. Nitwemera kugundira ibi mu mitima yacu tukomatana n'icyaha twiyiziho cyose, ntabwo Uwiteka azatwumvira. Nyamara gusenga k'umunyabyaha wizinutswe kandi wicujije azakwemera iteka. Ibifutanye byose iyo bifututse tubasha kwizera yuko Imana yumvira amasengesho yacu. Ineza yacu ntabwo iduhakirwa ku Mana, ahubwo ineza ya Yesu niyo Imana idukirisha, n'amaraso ya Yesu akaba ariyo atuboneza. Ariko hariho umurimo dukwiriye gukora mu mitima yacu kugira ngo twemerwe. Uwo murimo ni ukwizera. Uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Abaheburayo igice cya 11:6. Yesu yabwiye abigishwa bati ibyo musaba byose muhendahenda mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Mariko igice cya 11:24. Mbese harya isezerano turaryizera? Iryo sezerano ridakuka ntirigira kirogoya, kuko ari isezeranije ari uwo kwizerwa. Nitudahabwa iyo twasanye tutazuyaje, ari none ari n'igihe tukibitegererezamo, dukwiriye gukomeza kwizera yuko Uwiteka twumva, tukizera kandi yuko azasubiza amasengesho yacu. Turi abantu bayobye kandi bahumye, nicyo gituma kenshi cyane dusaba ibyatugwa nabi. Nuko rero Data wo mu ijuru dukunda akatwumvira mu buryo tuba tudatekereza, akaduha ibirushijeho kutubera byiza, aribyo tuba twarasabye iyo tugira amaso ahumuwe n'Imana. Abasha kubona ibintu byose uko biri koko. Iyo dutekereje ko amasengesho yacu adasubijwe, dukwiriye kugundira isezerano, kuko igihe cyo gusubizwa kizaza koko, kandi tuzahabwa wa mugisha twarushagaho gukena. Ariko kwibwira ko amasengesho yacu yose azasubizwa uko dushaka, ibyo ni ukwishuka, ni ukwigerezaho. Imana ni inyabwenge ntiyoba, kandi neza yayo nyinshi ituma itagira icyiza yima abagenda batunganye rwose. Nuko rero ntugatinye kuyiringira, nubwo gusenga kwawe kutasubizwa uwo mwanya. Ujye wiringira isezerano ryayo rikomeye ngo musabe muzahabwa. Matayo igice cya 7:7. Nitugundira ibitekerezo byo gushidikanya n'ubwoba, tukagerageza no gusobanura ikituyobera cyose, no kumenya impamvu y'amagorwa yose atugeraho, kugira ngo tubone kwizera, hanyuma tuzasanga yuko ibituyobera bizarushaho kugwira cyane, tugahora ku nkeke y'umutima iteka. Ariko nidusanga Imana tumaze kumenya ko ubwacu tudafite shinge na rugero, tugahera ko tukayibwira ibyo dukeneye twicisha bugufi twizera, iyo Mana ifite ubwenge butagerwa, ibona byose, igatwarisha byose ijambo ryayo uko ishatse, izumvira gutaka kwacu, ituma umucyo uvira mu mitima yacu. Gusenga k'ukuri niko kuduhuza n'umutima wisumba byose. Nubwo tutiyumvamo, ntitumenye uwo mwanya ko Umucunguzi wacu aduhengekeye umusaya, afite imbabazi n'urukundo, nyamara niko biri koko. Ntidushobora kumva uko adukorakora, nyamara ukuboko kwe akuturambikanaho urukundo n'impuhwe nyinshi. Iyo tugiye gusaba Imana imbabazi n'umugisha, dukwiriye kugira umwuka wo kubabarirana no gukundana ubwacu. Mbese twabasha dute gusaba dutya duti tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwabariye ababitugiriye, kandi ufite imitima inangiwe ituma twanga kubabarira bagenzi bacu? Nidushaka ko amasengesho yacu yumvirwa, tuba dukwiriye kubanza kubabarira abandi mu buryo twifuza kubabarirwa n'Imana ubwacu. Ikindi cyangombwa cyatuma amasengesho yacu yumvirwa ni ugusenga tudahwema. Nidushaka ko kwizera kwacu n'ubukristo bwacu bikura bigashyika, tuba dukwiriye kujya dusenga iteka. Dukwiriye gukomeza gusenga. Mu Baroma igice cya 12:12. Mukomeze mubere maso gusenga mushikama. Abakolosayi igice cya 4:2.
Petero yihanangirije abizeye kudasayisha kugira ngo babone umwete wo gusenga. Pawulo nawe atugira inama ati, ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Abafilipi igice cya 4:6. Na Yuda yaravuze ati, ariko mwebweho bakundwa, musengere mu Mwuka Wera, mwirinde mu rukundo rw'Imana. Yuda 20:20-21. Gusenga ubudahwema ni ukwiyunga n'Imana kugira ngo ubugingo bwayo buhembura butembere mu bwacu bugingo, maze kubonana no kwera bidudubize mu bugingo bwacu, bisubire gutembera ku Mana bimeze nk'ituro rishimwa. Dukwiriye gusenga tudahwema kandi tutagira inkomyi. Mugire umwete wo gusabana na Yesu mutagira ikibarogoya. Abihatira gushyikirana n'Imana ntibazabura kuboneka mu materaniro y'abasenga, bakora ibibakwiriye badasiba, bagira ubwira kandi bashishikariye kunguka uko bashobora kose. Bazashima uburyo bwose bubaronkera umugisha uvuye mu ijuru. Dukwiriye gusengera hamwe n'abo turi kumwe mu rugo, ariko kuruta byose dukwiriye kutirengagiza kwihererana n'Imana, kuko ibyo ari byo bugingo bw'umutima. Ntabwo umutima wakunguka twirengagije gusenga. Gusenga hamwe n'abo mu rugo n'abo mu iteraniro ntibihagije na hato. Ureke ijisho ry'Imana risuzuma umutima wawe wiherereye. Imana yonyine yo yumva gusenga ko mu rwiherero. Nta gutwi k'umunyamatsiko gukwiriye kumva bene iyo misabire. Umutima w'usengera ahiherereye ntugotwa n'ibiwuhuza, ntiwumva urusaku no gusamara guterwa n'iby'isi. Ushakana Imana ituza kandi ufite umwete mwinshi. Ujye usengera ahiherereye, kandi ubwo uzajya ukora imirimo yawe iminsi yose, ureke umutima wawe usenga Imana kenshi. Niko Enoki yagenzaga ubwo yagendanaga n'Imana. Bene iyo misabire yo mu mutima irazamuka, imeze nk'umubavu utumbagira, ukagira impumuro nziza imbere y'intebe y'Imana. Ntabwo Satani abasha kumenesha umuntu namba ku Mana atyo. Nta gihe kandi nta hantu, nta n'ikindi kintu cyose cyatuma tudakwiriye gusengera mu mitima yacu. Nta cyatubuza kwerekeza imitima yacu ku Mana ngo tuyisenge iyo tubishatse, twaba mu ruhame rwa rubanda cyangwa tujya inama n'abo dukorana. Naho twaba turi hose tubasha gutabaza Imana, tubasha kwihererana n'Imana aho turi hose. Urugi rw'imitima yacu rukwiriye kuba rukingutse iteka ryose, tukararikira Yesu kutwinjiramo no kutubera umushyitsi uturutse mu ijuru. Nubwo twatuzengurutswe n'abasayisha bafite umwuka mubi wo gukora ibyaha n'ibiteye isoni, nta cyatuma dufatanya nabo tutabishatse. Imitima yacu iyo tuyegeresheje Imana gusenga by'ukuri, tuba tuyitandukanyije uruhenu n'ibitekerezo by'isoni no guheheta bituzenguruka byose. Abafite umutima wo kwiyegura Imana bamaramaje ngo bariyo ibarengera, bazahora batandukanye n'ab'isi mu ngeso zabo, ku mpamvu z'uko bazaba bashyikirana n'Imana itagira ikipfana n'icyaha. Icyo dukennye cyane ni ukumenyana na Yesu by'ukuri no gusobanukirwa n'igikundiro cy'ibizaramba iteka. Nicyo gituma dukwiriye gushimikira kwiyunga n'Imana no kwisaba kuduhishurira ibyiza by'igihugu cyo mu ijuru. Reka Imana ireshye umutima wawe, ubone gukundirwa guhumeka umwuka wo mu ijuru. Nibwo tuzashobora komatana n'Imana rwose, maze nitwadukaho n'amakuba, ibitekerezo byacu bizerekera ku Mana, nk'uko mbese uburabyo bubogamiraho izuba rirasira. Ubukene bwawe n'umunezero wawe n'imibabaro yawe n'amaganya yawe ndetse n'ibigutera ubwoba byose ubyikoreza Imana yawe. Ntubasha kuyiremereza cyangwa kuyigondoza kuko idashenguka. Ibara umusatsi wo ku mutwe wawe, ntiyirengagiza imibabaro y'abana bayo. Uwiteka afite imbabazi nyinshi no kubabarira. Yakobo igice cya 5:11. Umutima we w'urukundo ubazwa n'agahinda kacu kose. Umushyire ibikubabaza byose biguhoza ku nkeke. Nta kiremerera kuko iramira amasi igatwara ibyaremwe byose. Ikibasha kuduhesha amahoro cyose, nubwo cyaba gito gite, nta mvune y'agahinda kadushengura, nta n'isengesho ryava mu kanwa kacu Data wo mu ijuru abizi ngo abure kubyitaho uwo mwanya. Akiza abafite imitima imenetse, apfuka ingoma z'imibabaro yabo. Zaburi igice cy'147:3. Imana yita ku muntu wese nk'aho ari nta wundi mu isi yose ubaho
ko yatangiye umwana wayo w'ikinege. Yesu yaravuze ati, musabe mu izina ryanjye, kandi simbabwira ko nzabasabira Data, kuko na Data ubwe abakunda. Yohana 16:26. Nabatoranije kugira ngo ibyo muzasaba Data byose mu izina ryanjye abibahe. Yohana 15:16. Ariko rero gusaba mu izina rya Yesu si ugupfa kuvuga izina rye mu itangira no mu irangiza ryo gusenga, ahubwo ni ugusenga na wa mutima wari muri Yesu, dutekereza nka we, twizera amasezerano ye, twiringira ubuntu bwe, tugakora nk'uko yakoraga. Imana ishaka ko twikingiranira kure y'abantu kugira ngo tubone guhora dusenga iteka, ahubwo ashaka ko tugera ikirenge mu cya Yesu aho twaba turi hose, ari ku gasozi cyangwa muri rubanda. Utagira ikindi akora rwose keretse guhora asenga gusa, ntabura kurambirwa akabireka. N'iyo atabiretse kandi amasengesho ahinduka amagambo asubiranamo y'amahomvu. Iyo abantu bikura mu bandi, bahunga umurimo Umwami Yesu yabizeho gukora, banga no kwikora umusaraba we, bakarorera gukorerana Umwami umwete, wagiraga umwete wo kubakorera, ubwo nibwo babura impamvu zatuma basenga, ntibabe bakigira ikibakundisha gusaba. N'iyo basabye, imisabire yabo iba iyo kwikanyiza no kwisabira gusa. Ntibazi gusabira abandi cyangwa se ngo basabire ubwami bwa Kristo kugira ngo bwogere cyangwa bambaze imbaraga yo kumukorera mu buryo bamushimisha. Iyo twirengagije amahirwe yo gufataniza hamwe n'abandi, gukomezanya no gusubizanyamo intege turi mu buhake bw'Imana, tuba twigomwe. Amahame yo mu ijambo ry'Imana ntaba kitunogera, bigatuma dutangira kuyakerensa, ndetse imitima yacu igatangira kurindagira mu mwijima w'icuraburindi. Ubukristo bwacu bugakomwa mu nkokora. Hariho abakristo benshi bivutse umugisha mwinshi babitewe n'uko biganyira ubwabo, ntibite ku bandi. Uwikubira atyo ntaba asoje inshingano y'Imana imwitezeho gukora. Burya kwimenyereza kuzirikana abandi bidutera kubakunda, ndetse natwe ubwacu bikatwungura, bikadutera umutima wo gukorera Imana. Iyo abakristo bajyaga bateranira hamwe bakaganira urukundo rw'Imana n'iby'agakiza by'igikundiro, imitima yabo yahembuka, nabyo bikabatera kwiyungayungana. Nitujya twunguka ibya Data wo mu ijuru uko bukeye n'uko bwije, tukaronka n'imigisha ye tudasanganywe, niho tuzashaka kuganira urukundo rwe, niho kandi imitima yacu izashyuha igakomezwa. Iyaba twibwiraga tukaganira ibya Yesu tukarushaho kwiyibagirwa, nibwo twasabana nawe kurutaho. Iyo twasobanukirwaga yuko imigisha n'amahirwe dufite byose tubikesha Imana, tukamenya ko ari ibimenyetso by'ineza yatugiriye, ntabwo twasiba kuyitekereza ngo duhweme kwishimira kuyitekereza abandi no kuyisingiza. Igituma tuganira iby'isi nuko tubikunda, n'inshuti zacu igituma tuziganira nuko tuzikunda, zikaba arizo dusangira ibitunezeza n'ibidutera ishavu. None rero ko dufite impamvu zarutaho cyane zatuma dukunda Imana kuyirutisha inshuti zacu zo muri iyi si, ntituba dukwiriye kujya tumenyera kuyishyira mbere ya byose no kuba tuganirira abandi kuruta ibindi byose. Ibintu yatugabiye byose ntiyabiduhereye kugira ngo bidutware umutima wose ngo tubure icyo tuyiha, ahubwo bikwiriye kujya bitwibutsa, bikayitwegereshesha imirungo y'urukundo n'ishimwe. Ariko twebwe dukunda kwifatanya n'iyi si. Ngaho twubura amaso turebe mu muryango w'urusengero rwo mu ijuru, aho umucyo w'ubwiza bw'Imana uvira mu maso ha Kristo, ubasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe. Abaherori 7:25. Dukwiriye kujya turushaho gushima Imana, kugira neza kwayo n'imirimo itangaza yakorera abana b'abantu. Zaburi 107:8. Amasengesho yacu ntakwiriye kuba yo kwisabira guhabwa gusa. Twe kugumya kwiganyira no gutekereza ibyo twishakira iteka ngo twirengagize neza twagiriwe. Ifuti ryacu si ugusenga kuruta uko bikwiriye, ahubwo nuko dukunda kwirengagiza gushima. Duhora tugirirwa ubuntu n'Imana, nyamara tukayishima urumamo, ntituyihimbarize ibyo yadukoreye byose. Kera Uwiteka yabwiye Abisirayeli ati, azaba ariho mujya
mubone kurira imbere y'Uwiteka Imana yanyu, azaba ariho mwishimana n'abo mu ngo zanyu, ibyiza byose byabavuye mu maboko, Uwiteka Imana yanyu ikabibaheramo umugisha. Gutegeka kwa kabiri igice cya 12 umurongo wa 7. Icyo dukora Imana cyo dukwiriye kugikorana umutima unezerewe, turirimba indirimbo zo kuyihimbaza no kuyishima, turetse imitima y'urutebwe no kugononwa. Imana yacu igira ibambe, ni umubyeyi w'umunyampuhwe. Ntidukwiriye kuyikora n'umutima ubabaye ucogoza abandi, ahubwo dukwiriye kujya dusenga Uwiteka twishima, tunejejwe no kumukorera. Imana ntishaka ko abana bayo yaringanije agakiza gahebuje bayikora nk'aho ari Imana y'inkazi itagira imbabazi. Niyo nshuti yabo magara, kandi iyo bayisenga irabamanukira, ikabahira, ikabahumuriza, igasabya imitima yabo unezero n'urukundo. Umwami ashaka ko abantu babonera ihumure mu bushake bwe no kubona ibibanezeza kuruta ibibabaza bamukorera. Ashaka ko abahora bamusenga batahana umutima uguwe neza, ngo babone gukomezwa mu mirimo yabo yose, bakitonda bagatungana mu bintu byose. Dukwiriye guteranira hamwe ku musaraba wa Yesu. Dukwiriye kurangamira Kristo n'iby'ibambwa rye, tukabiganira, tukabitekereza. Dukwiriye kureba ibyo ko bitunogera no kudushimisha kuruta byose. Umugisha wose yaduhaye n'ineza yatugiriye aba ari byo duhozaho umutima iteka. Kubw'urukundo rwayo rutarondoreka rutangaje, dukwiriye kwegurira ibyacu byose ukuboko k'uwo watubambiwe ku musaraba i Gologota. Ibitekerezo by'umwana w'Imana wese biyegerezwa n'umutima wo kuyisingiza yishima. Imana ihora ishengererwa n'indirimbo no gucurangirwa mu bikari byo mu ijuru, natwe iyo tuyishimye tuba tugize isano no gusenga kw'ingabo zo mu ijuru. Imana yabwiye Dawidi iti, untambira ishimwe wese abanshimisha. Zaburi igice cya 50 umurongo wa 23. Nuko rero tujye imbere y'uwaturemye dufite umunezero n'icyubahiro n'ibyishimo n'ijwi rimusingiza. Yesaya igice cya 51 umurongo wa 3. Aha niho igice cya 11 kirangiriye. Imana ibaha imigisha.